yagarutse none ni icyuma sundi ushaka iki kutavuga ikintu kikugenza ukabuje ukahagarara aho ngaho wavuze Fisto yego hari umuntu ufite icyuma kandi nta nubwo ari ubwa mbere mubonye ariko sinzana itagiye muri gihe yo nabaje Fisto buretse ibi nibyo mbwira abantu ngo inzara nimba utangiye kubona abantu bafite ibyuma ariko mukanya urabona n'abafite ibirayi bagiye kubihata nukuri reka nkubwire ntago ari ubwa mbere mubonye uramamagaye ngira ngo ibiryo biramenetse biracyarimo nyumvira ikintu kikwanga nakubwira ko hari umuntu uza kuntera ubwo bahagarara hariya afite icyuma wangize ngo ibirayi banza utuze sibyo banza utuze niba nahari ntago agihari ntacyara kujya sibyo we banza utuze nta muntu uri hariya Fisto nukuri yari uretse rimwe nta muntu yari kabiri nta muntu gatatu icyo tumva niki sibyo Fisto kamubwire nukuri yarahari sinkube yarahari se ariyo muntu uri kuvuga yarahagaze ahagaze hehe ararigisegiye mu butaka se Fisto none ugafata umuntu ifitiye inzara mwana ngo uze uvuge nukuri ntago ari ubwa mbere mubonye ndetse ubundi naramubonye bamagaye mama nawe aramubura usigaye uterwa n'abazimu se hari umuntu wicishije ku buryo gutera mu inzozi za kumanywa se zibaho uri inkunguzi Fisto nawe ntago ugiye kunyumva ugiye kumera nka mama uvuga ngo gaje we tuzi sibyo umva nkubwire sibyo nyine tuza sibyo ntawe uhari sibyo we tuza none ni yaba ari n'umuzimu ntago umuzimu yagutera ku manywa wabyumvishe we tuza nta muntu uhari uri kubyumva nta cyuma nta umuntu ufite icyuma se hashize nk'igihe kingana iki nyine ndamuvugishije ndiko mubaza icyo ashaka icyo abashaka narangije mugende kuguhamagara nibwo tuze tumubura umukobwa n'ubwoba bwanyu rero ubu ukeneye no kumanywa ngo umuntu uba uri kumwe n'umuntu kugira ngo nukuri nta muntu oya tuza gaje sibyo umura uteke witonze utaze kujyana n'igihungu ugasanga birashiriye basi ntiwongere kujya mu ndabuzwa n'iki kujya mu gihe nifite ibitotsi ibiryo byawe ntibirashya ntago ngeyo ngaho tuzi sibyo tuza humura ntago ngenda nta muntu ntawe sibyo umuntu wuheza nukuri cyangwa ubonye umuntu wari wigire mu rutoki agiye kwicira ikoma uravuga ngo yarahagaze hano afite icyuma gutya mu ntoki agiye kugikoresha iki ntago mbizi nyamwe ngaho mbwira ndi kwihuta nizere ko atari bya bindi byo kanyabisho nukuri kumana kera nagira ngo usabe imbabazi z'ibintu naguhaye urumva ntabwo nari nzi kudakunda super deep na mandazi cyangwa naguhaye ukunda kokana naye naguhaye orange namwe ntabwo nkunda super deep nta n'umugabo unywa super deep jewe iwacu Kibungo niyo bakubonye uri kunywa super deep inama y'umudugudu iraterana bakaguca kanyuza amakaro narinzi ngo wenda nguhindurira ibara oya ariko super deep iraryoha wenda nuko wowe kera nuko utarayigerageza nuko abana nyamwe je nzanyimwa ndabizi kiryoha nuko kumana kurera abana se abagore se nk'abana niyo abagore n'abana ubwo ngubwo aho rero mbabarira ntabwo nashaka kunaka ngo ndakarire ugende wanatse kakuriya wagiye narababaye cyane naringize amayenga kandi ndasinzi ntabwo nakurakariye rwose no kugira ngo ubyumve n'umutima nagiye nishimye mvuga ntibyibuze nyamwiza yantekerejeho nta mutima mubugira nuko wenda hari ubwo ibintu ntazi bijya bigufata ntaza nkano mu kazi nkumvura ntombokanye ko nta mutima mubugira kandi pe nari nanishimye mvuga nti wenda nubwo yamaye ibintu ntashimye ntumva ariko yantekereje urarega ntago ari abantu bose bagira abantu babazirikana nyama rwose jewe do tuniyunge narakubabariye sibyo narakubabariye kandi birangira ubwo rero reka nirukanke ngiye ku kazi sibyo pikanya bishimba arampobe we gicarampobe kera sinongera kwikoraho
uyu mupira habe no kongera kuwambara pi ayiwewe ayiwewe Yesu we kankuremo takumesa ekera nti unasaga nabi nugukuramo kawubika ayiwewe pi ndagenda guca kama warumeze utese hameze neza nari ndashima Imana guririya kuri robine hameze neza kuri robine seretse ko muri no minsi amazi yararimo aragenda bura gake gake bisaba kuzinduka ubu ngubu usura bishobora urazinduka bigakunda nukuzinduka nka saa 10 nsanga abantu buzuye hita mvoma ubwo saa 12 n'igice ababuze amakuru se yo muri ya karitsiye karitsiye se ko mwadusize twabaga hameze gute hagiyemo umuntu wapi nta muntu uri mwese nzi uko mwayisize kurira cyari ku isoko ya karitsiye sha so niranze mwazayigarukiyemo yego kareka ya nzu nabonaga ibangamiye abana banjye babangamiye gute nabonaga umutekano wabo ntakiwizera kubera bya bindi byabaye navuga reka nimuka abana banjye batazabigenderamo nkasigara ndi incike neze mwagarukiye ukanyihera akazi ko kubarinda akubera umuzamu nyine naguka mu nakwishyura iki ubona mfite amafaranga nakwishyura koko kubera ikize nkayakura ntaguca make ariko nyine ukanyihera akazi nakongera ku kandi uri kwisekereza nyine urumva udusiga ufite n'akazi ko kurarira amazi amazi yo ndayararira pe ahubwo se ahantu mwimukiye hano heza cyane hano hantu ni heza pe nisubiye inzu koko Boniface yayiguhaye gute bisanzwe nyine nk'umugira neza kunzi ko Boniface ari umwiyemezi uyu inzu yayiguhaye gute kandi nzi ko namwe amafaranga kuyabona abari ntayo ubu Boniface byagenze bitera kamana nawe Boniface buriya wasanga yariyemeraga kera gifite umugore hakumbona yaracishije make aganira ameze neza nta kwiyemera mubona ko nawe yarabimbwiye ati aho umugore wanjye yapfiriye ubu nacishije make nize guca bugufi nize ko ubuzima ari ubusa ibintu nk'ibyo nyine ubona atuje nta kibazo uti ngo Boniface umugore wapfa umugore we yapfuye ngo mu gihe kimwe na se wa ba Fisto ariko mwuka byara Boniface umugore wapfa hapfa Boniface umugore we yapfuye ryari kama tuvuge ko utabizi se ko yapfushije umugore ahubwo se n'imyaka ishize Boniface umugore baracyari nubwo batabana nyine nawe ako kama nyine Boniface uza hano akarira umugore wanjye yarapfuye mwibutse yaba se ariho avuye Boniface nuko atabana n'umugore ariko umugore wariho nuwuhe se umugore we yebwo nawe yagutetse imitwe ibyo bintu agenda bibeshya nyine kugira ngo yiryamanire n'abagore ariko umugore wa Boniface arahari hakabana biki gihe mwabaye umuti akoze gumba ndi kukubeshya mu mafeso ubwo urumva nje kukubeshya ko umugore wa Boniface ariho Boniface afite umugore aramufite ariho nuko batabana gusa nta nuwo yigeze apfusha se wenda ngo waba ari uwa kabiri urimo kuvuga Boniface uretse no gupfusha umwana na nyirakuru aracyariho injira mwiriwe Festo bite amoro meze neza mwebwe natwe turaho Chiyano hanze mbona bari kwinjiza ibintu byinshi n'abaturanyi bashyashya bungutse se aya ni ibikoresho bindi turi kugura ngiye buriya buri mezi 8 ndahimba birumvikana urabona ko n'intebe wicayeho ahubwo mperuka utanameze gutya menya barahindiye n'ukuntu muzitera guhindura buri kintu cyose kuvuga ngo iza n'ikintu gishyashya naho washyize igisize nyagomba kuba nibyo rwose n'umeze neza tumeze neza mu rugo baraho mama na mushiki wanjye bose baraho uretse nyine ibibazo hari akavura gaherutse kugwa gasinya uruhande rumwe ariko ni ibibazo biba ku isi kubyihanganya ugomba kubibamo kandi burya kenshi ari umuhanzi abiririmba ibibazo biza bihetse ibisubizo ubwo nuvuga ngo nimba
mumenye ko muri amezi haba harimo akabazo utamukongera guhinga uzirinda kuko kwezi kwabafata namwe ariko mwe mumeze neza turakomeye jya nibaza narakwemeye mu muryango nyine ariko ntabwo nzi mu rugo ushobora kugira n'ikibazo akabaza no kugusura cyangwa akaza kureba mukecuru rya warambwiye ubana na mama gusa ni mama na mushiki wanjye sinzi mu rugo rero manahagana hehe ni mu cyaro ahantu kure iyo mu cyaro nyine urabona urenze za Masaka ugakomeza ugana za Rwamagana nta hantu mu cyaro niho dutuye ko nibura imodoka irahagera umuhanda urahagera neza imodoka umuhanda ntabwo ari mwiza ariko imodoka irahagera uretse umwana na nyirakuru aracyariho na yewe na mama w'uwo mwana nyogokuru aracyahari kama ibyo bintu uvuga ni ukuri uriya mugabo ko yaba ari umuntu uvuga ko umugore we yapfuye atarapfuye umva nyine Boniface ako ni akantu agenda akoresha kugira ngo yabone uburyo aryamana n'abagore ariko ni Boniface afite umugore arahari rwose ni muzima nta n'ikibazo afite hanyuma se ngewe akabimbeshya kugira ngo bigende nkayoberwa impamvu yabahaye ntubi yewe mama Fisto kama oya uri muramubeshyera oya rwose ase wakwishakiye amakuru Boniface umugore warahari ni muzima ni inkumi arapoza apfishwa n'iki ubwo se umuntu muzima yakwatura ko umugore we yapfuye atarapfuye ariko se ubwo nimubwire gwasa mama Fisto umubwire ngeze nakubwiye ngo abagira ngo yiryamane n'abagore ako niko kanakoresha gusa akavuga ko nyine haryo kuvuga umupfagabo cyane nyine avuga ko nta mugore agira yapfuye none se njya kabimbeshya ngo anyunguke wiki ndabizi se byanyu neza nzi cyatumye aguhiye inzu ndabizi ngewe nta kindi twaje dushaka inzu duhura nawe aratubwira ati muze mbereke iwanjye turahajya tuje turahashima tumubaza amafaranga ati mabahereye ubuntu ikindi kintu mama Fisto ubu tuvuge ko waba warigeze gukena bingana gute hari umuntu yigeze guhinza y'ubuntu nyine nanjye urumva nagize amahirwe mbona umugira neza amenze none se ubwo ngewe yambaye umugira nako Boniface ukuntu yiyemeraga Boniface ubwiyemezi bwe hanyuma akaguhinza inzu wayibonye akaguhinza y'ubuntu muri iki gihe akaguhinza y'ubuntu Boniface nzi w'umwiyemezi ngewe ubwo se akaba nshaka hiki sinzi icyo yayigwere nanjye simbizi ubwo nawe nyine nk'umuntu mukuru utekereze ushungurire ibyo bintu mbwiye aba ari byo nemera se cyangwa noneho muranyuriye mwese we wakwishakira ndabizi ko utanambeshye neza nkubwira ngo umugore ngo yarapfuye koko kandi ariho utuziranye muzi mama Fisto ibyo nkubwira rero birahagije reka nigende ubwo wenda uzaba umbwira ibizakurikira ariko Boniface ayo makuru nawe nkuko mbikubwiye gwishakira amakuru mama Fisto wirirwe yego mana kama wirirwe rwose ubwo niba n'ibindi singwerekeje wirirwe ariko unsize numiwe pe numiwe ze gusuzugura ariko icyo nakubwira turi gupanga kwimuka rero ntago nahita nshaka kurangira hagosanga twimukiya nta nubwo turabona inzu neza ngo tubone inzu tuzimukiramo neza aho mwari muri se mwarahagurishije muvuga mutireka tugurisha tujye oya ni ibibazo byajemo hajemo ibibazo hazamo kudutera ubwoba abantu runaka nagiye wenda kuba nakubwira turavuga reka twimuke buri cyambere nta mahoro yego icyambere nta mahoro ariko nitumara kwimuka twamaze ibintu kwitunganya umuntu yakubwira nta kibazo wambwira ko ntawamenya ntawamenya ejo cyangwa ejo bundi uhamagara umukobwa wanjye uti mfite akabazo kuko na wanjye nawe agahita ambwira papa ndashaka kujya kureba umukunzi wanjye ikibazo yahuye nacyo urumva kuza umuntu ayobagurika nacyo ni ikibazo nibyo kereka nimba nowera wenda nyuma yaho yarigeze aza kureba mu rugo nabwo wenda nk'inshuro nk'ebyiri kuburyo yaba yarafashe neza mu mutwe waho hantu kubonana ko turabona niko duhurira muri gare muri gare kuko nawe bananga kumuzana mu byaro hagendeka nabi arimo se ahubwo je pense que ushobora kuba arimo wamumbwira se ko narinje kumureba
yaje muhure hano muri salo cyangwa hanze buriya nibyo byiza kuko no mukunda guhurira kuko ngiye hari iwacu kuko hakonje iyo ndi mu nzu nkumva cyushye cyane akenshi hanze mba nakumbuye no kubona n'amataje inzu nziza no wamusanze mu cyumba ntabwo wari wageramo buriya byaba ari byiza se nyeka bitagaragara neza wenda hagize shitiye kandi mwagombye ko warageze mu cyumba cye oya ntabwo ibyo bintu numva bitaba ari ukwihesha agaciro n'akamuhesha ahubwo guteye amahirwe sinanayabona no reka mupuresa ubwo yansanganze sasa nakoze Chris meze biteze umeze neza ko muri iyi minsi mbona usigaye uri board byatari uziko niyo turi kumwe man usigaye uri board nutuboza nari maranye iminsi mike ariko ntago byatuma nkubona ko abo kirireka nkubaza ikibazo kimwe ugira ibibazo gute ako reka mbwire njye nkubwiye ibibazo mba mfite nta nubwo byahura n'ibyo wowe ufite ubona n'ibibazo kandi ibibazo byaba ari ibanga urabizi ntabwo ari ibanga abantu bose simbibabwira ahubwo wenda hari ibyo ubona ukabona biri personal issue ukavuga uti ibi bintu rero ni issue zanjye njyenyine naho undi muntu wakabimenya erega buriya ubuzima bw'umuntu bigizwe n'utudirishya tune akadirishya ka mbere ni ak'ibintu abantu baba bakubona wowe utazi aka kabiri ni ibintu wowe uzi abandi bantu batazi aka gatatu ni ak'ibintu wowe uzi inshuti zawe ziba zizi aka kane nawe ugatekereza ukambwira niba uri umuhanga akubura njye nawe twakuranye nacyo kimwe twakuranye nawe nawe inshuti yanjye uri my best friend urabizi nacyo kimwe twakoze duhishamo yeno akadirishya kakano ushaka kuvuga ngo ubwo ibintu bawizeho abandi bantu batazi ntacyo na kimwe njye niziho bitazi oya cheka rero ubwa mbere bwanjye ushaka Chris apana naga ari ibyo ariko ibindi byo urabizi ahubwo Chris reka mbwire uzi ko hari akadirishya burananze kukubwira kandi nako ubwawe utizi wowe ubwawe utizi n'abandi bantu batakuziho niyo hano ujya kumva nk'umuntu afashe undi aramwisha ko kandi ahubwo ntabwo bizi ko nako bimbwira Chris banza wumve kugira ngo wumve ko noneho ibyo bintu twaganiragaho nta kintu njya muhisha njye kubwira ikintu tumaze iminsi ngewe na Nowera dutekerezaho kikaducanga banza nsezeranye kutabazabivuga na kamera irimo hano twazikuyemo kamera ziri hanze by the way ndabona mwari mu cyano heza nabyo kwimuka niba cyamaje guhaga bagenda ugora twimuka ariko nta kibazo niko mama babishaka mva mubwina uzi ko mu minsi yashize Nowera yabonye papa asohotse igitaraganya yirukanka ngakajya ahantu mu murima agacukura akabikamo ikintu Nowera atekereza icyo kintu papa abitse ni igiki ngano mu murima no mu cyaro Nowera nawe aragenda aracukura asanga ni flash kuki yasanze ari flash papa yabitse flash babika bayitabye nanjye sinzi nyine banza wumve nibyo ndi kugira ngo mubwire nibanga kandi mama we nabimenye mama Isabelle Robis kandi inshuti ya papa ashaka kubivuga Nowera yayicukuye arayizana ngo turebe ibintu biriho kuko nanjye nayo mfite amatsiko pe Nowera ambwiye ukuntu papa yasohotse yirukanka akajya gucukura ahantu Nowera akabona papa acukuye ibintu kandi urabizi ko papa ngiye muzi kuva navuka pe nakubeshya bambwiye ko papa yavukiye ahantu bita kuri 40 akurira Cosmos arererwa mu Biryogo ahantu hose yavukiye aho yarerewe aho yakuriye nta mirimo ibayo pe naravuze se papa yagiye mu murima gute Gaju hari ibintu byambayeho njya kwa Nowera uyu munsi Chako namwe mwatinze guteka rero ukuntu bo yicari hano wagira ngo naguswe abantu bari burye ariko ibyo ngibyo si ingenzi reka mbanze nkubwire ibintu byambayeho nagiye kwa Nowera tinjira muri salon nsanga mu papa ariko ngo yicara ndamusuhuza muze mwiriwe
atwiriwe sha ameze neza amadicaye ariko nubera twari dukoze iki dufitanye gahunda kuza kumureba batamubwiye nose nubera ari ariko sazi ukuntu yanyakiriye ukuntu yahise yishima ntabwo bihuye n'uburyo ushize navuye tutameranye neza sinabikubwiye yego tutameranye neza ambwira ngo nubera mureke ngo se ngo ubona umukobwa wanjye wamugeza kuki ariko ntera ubwoba cyane subiyo rero yahise bitunguranye nyakira neza sibyo nakubwira neza hirega igihe kiragira abantu bakabyumva wasanga ugatangiye kwakira nk'umukwe baje siko mbikeka kubera ko ukuntu nabonye yahindutse bitunguranye rega umuntu none se wafata amazi ugasukamo fanta ya coca igahita ihinduka ako kanya ntabwo bihita bihinduka bigenda bihinduka gake gake agenda yinjiramo rero sinye reka wenda nkurangirize story arambwira ndicara biki arambwira ndamubaza ese nora arihe ngo arimo hariya abarambwira nse ko twamenyanye ikintu iki ukabuza ababyeyi banobera kuki ababyeyi banobera bo bataza ababyeyi ba nkumva n'ingingo abarambaje ngo ese namenya ahantu utuye abaraza kubasura amenya n'ababyeyi iki namutsembeye ndambwira oya tumva atari cyo gihe kabisa cyo kubikubwira kanyumvira we ibintu byose uri kubyangiza ikiza mbese ni ubwe yakwisabiye ngo azaza dusure urumva atari ikintu cyiza gute nyine nkuko yari kubikubwira uzabyeyi banobera ariko bo ntabwo bazi hano urumva atari ikintu cyiza kuba yatekereje bati umukobwa wanjye ntabwo nzi ababyeyi b'umuhungu bakundana byibuze reka ndebe ko twahura urumva atari ikintu cyiza ko yaza agahora na mama ariko Gaju uzi umuntu turi kuvuga akanya papa wanobera nyine ya yakoze cyane papa wanobera niwe nde niwe wamushimutishije ariko se abantu ntibahinduka papa nobera niwe nde niwe wamutumye abantu ngo bazi bamushakishe niba ngombwa banamwice kuko uburyo bamushakaga ntabwo byaramaho rero reka tuvuge ibintu dusubira ibindi twese turi ahantu bakuka tuba tureba ibintu ntago ngiyewe bitewe n'ubushobozi nzura musaza afite ikintu kereka ari nowera ubinyisabiye nowera ubwe papa we wese yamubwiye bazi nowera ntabwo namubwiye ko ntabwo nigeze mubona afite ibintu byinshi abahisha nubwo ku giti cye afite ibintu byinshi bari gushyira kure ndumva ibintu ukwiye gutinda wenda naguciye mu ijambo ibya papa byo ndabizi tubireke tubireke twiganirire ahubwo umva nkubaza amakuru ya wa mushiri wawe Raisa Raisa ameze neza cyane rwose umva ngo ameze fresh man nanjye Cynthia ati Cynthia uramuzi Cynthia ni girlfriend wanjye ni girlfriend wanjye ariko rero kumbe usigifite girlfriend uri muri screen reka ndebe come on neze nahure na Raisa nzandebe nta kibazo bireka genda umva ugira mama murenge kigana gute since I was born nyuvuka nibwo twakundanye ni inshuti yanjye byatanye bose reka nkureke mani turaza guhura se ku Gisozi kari kuri mugoroba uze tuze kubona nari ibinda kwerekana tujye nari bimana nta kibazo bro ntago uvuga
we ubwo ntabwo uri igisamba mse washa ni basize ahubwo se ubu ngubu abahangaha barimo Jimmy, uraho neza? Jimmy, Namoro, mama Fisto. Bimeze bite? Wamumaze igihe hano se? Ese nakumanga ganga mudahari. Ntabwo twari duhari. Mama ntago maze umwanya munini. Nanjye nibwo nanyigera hanga. Natwe tuba twazindukiye mu misa ahubwo se kuko utagiye gusenga bimeze bite? Akazi kaba kabaye kenshi. Yambaye neza nk'umuntu. Cyangwa mugani nawavuye mu misa. Wabona avuye. Utagiye kumutera isi nta muntu w'umugabo. Oya none se ubundi yasenga bwo yasengera hano iwacu. Aya manuza izi nsengero za hano iwacu yasengera umusirimu mu. Anza narabaye umupagane ariko hariya uziko hari n'igihe intebe zishira tukarambye ku gasambida twese tukarambye ku gasambida. Urusengero se n'ubundi ko aho merukira mu rusengero waratubwiraga ngo ni mu nzu kwa data. Ni no guca mu. Ni mu nzu y'Imana, ni mu nzu y'Imana. Akazi kambanye kenshi rega nsenga gakeya. Kaba kabaye kenshi n'ubundi. Mama Fisto. Wowe nagushakaga. Hari utugahunda najyana dupange dore ba Fisto uko bimeze. Ya inzara ibimeze na nabi. Nuko umuntu aba yabyirengagije buri. Nuko umuntu aba yabyirengagije ariko ubundi inzara ibinameze nabi rwose. Byo ni mugende. Nibajye mu nzu Unagaje yasenze. Ngenda senga nyuma mu pastor. Uyu nguyu yaje kuduhinduka ntituzi ukuntu yahindutse. Oya ariko ni byiza yarahindutse. Byiza cyane. Mama Gaju rero hari ikintu gikomeye nshaka kukubwira. Ako niwe gutera ubwoba dore maze iminsi nkubwira ngo ibintu nuko umutima numva hari ibindi bintu byabaye uriya mukobwa yarampahama. Urumva muri iki kirego ndimo ndirukankamo cya Kadete. Dukeneye abatangabuhamya. Yego. Kandi umutangabuhamya mukuru dufite ni Gaju. Yego. Ikibazo rero ni iki? Ikibazo ni Gaju nkeneye umutekano. Batoni! Washinze! Nibiki? Bayano kavemwana, bayano mwana. Kiwa kukumagara kwaje aho hari deni mfitiye. Hari deni mfitiye. Ibi ni biki watetse? Ni biki urimo kureba ibiki? Ubugari. Ubugari? Nje ndi ingurube rero ngaburira ubugari. Ingurube sinzi y'ubugari ngo nimba ari iyo y'ubugari ngo nawe uri. None ubugari sosi ubunyobwa urashaka ko mitwa nk'agace kararira se? Ubunyobwa se bugutwaye iki? Bugutwaye iki? Mva. Ngo humura neza we. Katwumvikana mazina kubwiza ukuri kuva wagera hano. N'igihe ngiye mpamaze. Uzanabaza rero umukobwa wo kuri boutique. Nta munsi numwe barahawe ubugari. Urumva? None se muri urandega ngo ndware imiswe mfese. Ubugari se butwaye iki? Butwaye iki? We ntabwo kuzi ubugari. Nakuze ndubugari ubwo ni wowe wambye rero urangaburira. Reka twumvikane Petro nimba unandambiye muri urugo umbwire ngiye mve hano ngiye gutse. Birye. Urahaza umaze kurya imvanjiri muri itsamura umutsima none ngiye uranekera ubugari bwangira gusubiza kugwanga. Twegushwana dore njye nabyutse mfite imvana ntamutse meze neza mvuga ati mana uyu munsi Yesu Kristo na Yesu Kristo se ni mwana w'umwijuru ndakwinjiza mfashe mpuzanira ibisane bya by'uyu mugabo uyu musore nako w'imbogo ndavuga ati mana ndagusabye undinde amajini
ubu se mama nubwo kumara umuntu abantu babuze ubugari abantu babuze isosi y'ubunyobwa yitetse uyiteretse abantu barahaze warahashwe umaze guhashwa waha dore ibiryo byabaye byinshi reka twumvikane sibyo nje ntabwo naza mfite apeti mvuye ku izuba hariya nkakaraba mu ntoki nzi ngo ngiye guporeza igiporozo cya fresh kiri nje ntabwo online none nubwo narubamo ngiye ndimo kurya gutya ngiye se ndi ingurube cyangwa ndi grave Chris nje ntabwo Chris ni boss ni boss amenye n'ibintu burimo gukora abantu baragashyira stock hariya none ukangabura nkaho grave urakaza neza kiri kubusa none grave neza reka nkubaze uwo muntu yabaho atarya ngize ukuri umuntu uzabora umuntu uri mu rugo nagiye mutanga amahoro basi ntabwo ndi kumva neza ko amatwanya ari kugenda ziba amaze no kunkubita ukina n'icyo nambeshya aho ngaho nta n'umuntu narugutukura hari bakangubitira ukuri girafure ngende ndaje mvuye mu kazi urumva umukuko imana inzara imyanzi ndavuga ngo reka niporeze urabona ko intoki zanjye zigitose nari maze gukaraba reba ibiryo yatetse ubugarira n'ubunyobwa burimo ibaze kombo y'ubugari n'ubunyobwa si wahitwa reka mbabaze ibintu bwa kabiri tubipfuye hano n'upfuye by'ibiri bwa mbere si amaye reba n'abaturage turanye uri kureba hakurya hagize umuntu wumva muri mu rugo kwa mama Isabelle bano baratungana ngo ibyo kurya mwashaka dusebye bingana kimwe ntabwo ari ukubasebye none se grafure ratawariye iki nimba atari ibanga ziba rata grafure wari iki kiwo uri ubyibuka ngiye natetse umuceri kamwe n'ifiriti n'inyama noneho ndangije nteka bikeya uretse gato nteka bikeya nyine nandi kwarura wowe mama Isabelle namuhaye none amaze kugushyiraho ibyo cyagiye muzanira ara mu cyumba ngo ibyo bishizemo ndavuga ati bisigaye reka mbyirire nk'uwatetse noneho maze kumva ndavuga ati kubera impuhwe ndavuga ati ntabwo umuntu yaba yiriwe yara ku gipangu yiriwe akora acunze ameze nk'imbwa ngo abura cyangwa ngo abwirirwe ndavuga ati reka nteka ubugari kuki uteka ibiryo gustoka ibiryo impamvu unakajya guteka ibiryo bicyari inyama zari zarasigaye harasigaye mwizawe umva n'ifiti natetse ibyago umva uretse mbabare kugamira umwanya ndumva uretse kurwa ibiryo muri iyo sibyo bigamira ntuganya ngo aricyo tubuze mafite y'ubugari iyo umuntu ushinjwa azi yuko uzamushinja hari akoresha ibishoboka byose kugira ngo akureho wamutangabuhamya icyo nakwisabiraga rero ibintu byo gutuma gaju ngo umutumye ku isoko ngo hehe ndagusabye rwose niba ndabizi abahungu baragorana utangire wige gutuma Fisto cyangwa nawe wigire aho kugira ngo uzabure umwana uhure n'ubutabera icyarimwe uzi ko ari byo mu kinyarwanda baravuga ngo kwirinda biruta kwivuza cyane mama Fisto sawa rero ubwo byo nkubwiye nizere ko ubwo oya humura ndaje mbikurikirane ndaje nganirize gaju arekera ibintu byo kugenda oya nibiba ngombwa dushaka kujya umufungirana oya ndamuganiriza arabyumva ndabizi kandi urakoze cyane yego Imana iguhe umugisha uko bamaramutse amenye ibintu muri rw'amahanga mu bintu byo kurya ntabwo mwamukira sibyo hanyuma rero bafite ihangane rye bino n'umugabo atagira n'uri gutunganya sibyo ihangane n'umugabo sibyo kandi ukomeza kwihangana urabizi nawe turaza kuvugana subizi ihangane kakumwe yose ni kajo karanyagaza je ndinga sinjye kumva induru yawe ntari bigrafa tumbutsa kuri sibyo kandi mwiri sa santigrafa ngaho vano ntabwo ushaka kurebaniye kandi nkangubwiza ukuri wowe urumva ntabwo birangiriye ahangaho nje nawe turi kumwe iryaho kandi umuriro wowe urumva ko kandi dukurya neza kandi umunsi n'uko ari byo byahuje Ese madame Isabelle oui nabonye mwana mwambuze oya ndacyabirima ariko ntugire ikibazo dufite umutekano kuko n'uwayifungura wese ntabwo byamukundira urabizi password irimo ninjye nawe tuzi ntuza code mfaro nta muntu wapfa kandi urabizi ko iriya password twashyizemo rwose yo
niyo waba uri umuhaka umeze gute ntabwo wapfa kuyifungura ntimugire ikibazo rero ndakomeza gushakisha byanze bikunze kuko nkeka ko n'uweguze nawe ari umuntu w'umukene byanze ngo nabona yamunaniye arashaka kongera kuyigurisha kandi ashyizeho abantu benshi batangatanga ngo nimba furashe ifi yarije igurumba hafi 15 ngire ngo 15 ukamugurutse ndagwereza 40 urumva byanze kuza ugomba kwishakisha oya no ngo password iramutse imenyekanye ni wewe waba wayitanze cyangwa ni ngewe waba wayitanze nta wundi muntu waba uyizi nta kibazo sawa icamuzi